Yes, muraho neza nkuko bisanzwe rero uyu ni wa mukomisiyoneri wanyu usanzwe bagezaho imari. Amazu meza tuba twemeye tugatembera tukajya guhashakira amakuru yizewe. Iyi nzu muri kureba hano ni inzu nziza cyane. Ngiye kubatembereza kuri iyi nzu, muragira ngo muraza kumbaza muti ese iyi nzu iherereye ahagana he? Iyi nzu iherereye ku Irebero. Amakuru meza nuko iyi nzu yakatutse iri ku giciro cya miliyoni 340 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu ifite ibyumba 4, toilette 3. Ku giciro cya miliyoni 340 inzu yaba iyawe. It's a villa, it's a beautiful house. Ni inzu nziza cyane. Reka mbatembereze mbereke ubwiza bw'inzu. Nkuko rero muri kureba ifite parking y'imodoka 3 zaparitse neza. Ngira ngo muri kugenda mubibona uko izi hateye. Ni imodoka 3 zaparitse neza. Ntabwo ari enye, ni 3, imodoka nziza kandi nini. Reka rero tugende tubereka uburyo iyi nzu imeze. Undebera iyi jardin, ifite jardin nziza. Miragira ngo ino nzu ndayibatembereza gake ubashe kureba ubwiza bw'inzu. Ndebere iyi jardin nawe. Ni inzu nziza iri kuri kaburimbo ku Irebero, ahantu bita ku Irebero. Ni ahantu hafite view nziza. Mwoka byaramwe iyi nzu mubanze mu nyereke cyangwa se mubanze mu ndebere uburyo inzu imeze. Ni inzu nziza, ndabizi muraza kumbaza muti iyi nzu wayikuye he komisione? Ni inzu nziza pe. Reka noneho tugende tubatembereza, tugende tubereka inguni zose z'iyi nzu. Ni inzu nziza. Ukireba hano reba aya makaro, mwoka byaramwe reba izi design bagiye bashyiraho. Ni inzu nziza bakoze, baricaye baradesign. Ni inzu ifite imiryango 2 nkuko muri kwibona. Umuryango wa mbere n'uyu ugizwe na aluminium ndetse n'ibirahuri. Ngira ngo muri kugenda mubibona. Hanyuma tukagira n'uyu nguyu wa muvura. Mwoka byaramwe mu mabarire mu nyerekere aba bakiriya banje iyi nzu ukuntu imeze. Ni inzu nziza ku giciro cya miliyoni 340. Iyi nzu wayegukana. Iyi nzu yacu rero nkuko twababwiye igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse n'amastoke n'ibikoni byo hanze ndetse n'ibintu byose byo hanze n'ibikoni byo hanze, amazu y'abakozi, ibintu byose irabifite. Ni inzu nziza mwoka byaranye. Tukiri hano muratamundebera ifite salon nini cyane. Ni salon nziza kandi nini. Mundebere cameraman, genda uhagarare ugende ubanyerekere ukuntu iyi nzu imeze. Ni inzu nziza ndayibatuye mwoka byaranye. Iyi nzu yaba iyawe mu minota mikeya. Urabona ko ifite imiryango 2, umwe usohokera hano cyangwa se ushatse wasohokera hariya. Urabona ko nsubiye hanze. Reka none nsubire mu nzu banyerekera amatara ku nzu. Iyi nzu rwose ifite ibintu byiza bayikoranye ubuhanga buhanitse. Reba utu spotlights, ni spotlight nziza nkuko muri kwibona. Ifite salon nziza. Iyi nzu mumbabarire mugende mubanyerekera buri kandi uburyo iyi nzu imeze. Hanyuma tukiri muri salon, urabona ko ni salon ifatanye na salle à manger ariko ni binini uko mwayibonye. Urabona ko ushize salle à manger hano rwose nta kibazo waba ufite. Hanyuma tukiri ahangaha muri salon bitatuza hano muri iki gikoni cyiza. See the cabinet, ifite utubati twiza uko muri kwibona. Ni inzu nziza mwoka byaramwe. Iyi nzu yaba iyawe mu minota mikeya. Wow, bega inzu. Iyi nzu nanjye ndayikunze pe. Mfite amafaranga. Iyi nzu rwose narara nanjye nyibitseho. Ndebere ukuntu ino nzu ifite igikoni cyiza. Igikoni cyiza, cameraman genda ubanyerekera buri nguni zose z'iki gikoni. Nuvuga ngo iki gikoni gifite umuryango usohoka. Ubonye nguyu umuryango usohoka mu nzu, naho turaza kuhagera. Umuryango usohokera hanze ugiye guteka wenda agasombe cyangwa se ibishyimbo. Twagiye. Iki gikoni gifite na stock uko muri kwibona. Aho ko ifite stock hano, genda ubanyerekera. Ifite stock nini uko muri kwibona, stock nziza kandi nini. Genda ubanyerekere uburyo imeze. Ni inzu nziza pe. Baricaye baradesigninga, baravuga bati wow, kuri miliyoni 340 rero nta gihendo kirimo. Iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma tukiri hano muri salon, urabona ko dufite icyumba cyo hasi. Ni iki mwakibonye, icyumba kinini cyiza cyane. Buri nzu ifite gypsum. Ni inzu ifite gypsum, amakaro meza uko muri kwibona. Ifite plafond nziza mwoka byaramo. Iyi nzu nta kibazo. Hanyuma tukiri ahangaha tugende turega akantu ku kandi. Ifite toilette nziza. Nuvuga ngo iki cyumba cyakoresha iyi toilette cyangwa se n'umuntu wo muri salon ashobora kuza agakoresha ubu bwiherero nkuko muri kwibona. Ubwiherero bwiza murabona ndetse na douche nziza. Dore ibintu byayo nuko bimeze. Iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. Hanyuma tukiri ahangaha ahasi hari akandi
ka office, ni ukuvuga ngo ifite n'aka office nk'uko muri kubibona. Dore ngiyi office iri ahangaha nk'uko muri kubibona, iri kuri salo, ikagira n'idirishya ryayo ryiza nk'uko uri kugenda mubibona. Ngiyi ni inzu nziza pe, ndayibatuye. Hanyuma tukiri ahangaha rero tuzamutse noneho hejuru kugira ngo mubashe kureba uburyo iyi nzu imeze. Ifite amakaro meza nk'uko muri kubibona, amakaro atazamuka cyane. Tugenda tubereka buri nguni y'inzu kugira ngo mubashe gusobanukirwa ese iyi nzu imeze ite. Wow, turazamutse gahoro gahoro, hanyuma duhise tugera ahantu hari urugabano rw'ibyumba bitatu bisigaye hejuru. Reka duhere ku iki cyumba, munyemere duhere ku iki cyumba tubanze tubereke uburyo bimeze. Hanyuma iki cyumba uko muri kukibona ni icyumba kinini cyane, ni icyumba kinini gifite idirishya, mwaribonye ni idirishya ryiza, gifite na twa tuntu turinda imibu nk'uko muri kubibona. Ngutu ni idirishya ryiza rifite amatara meza yaka neza ndetse n'uduspotlight. Hanyuma tukiri ahangaha bita tuza kuba ubwiherero, ariko ifite ubwiherero bwiza nabwo. Dore ngubu ubwiherero bwiza kandi bunini, ariko ifite ubwiherero bwiza ndetse ikagira na lavabo. Bawe ifite lavabo nziza, ikagira ibintu byiza cyane. Iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma iyi toilette isharinga iki cyumba ndetse n'iki ngiki turi kwinjiramo nk'uko muri kubireba. Reba iki cyumba cyayo ni cyiza cyane. Iki ni icyumba cya gatatu tugezemo, gifite nacyo idirishya ryiza rwose, rifite ahantu akayaga gasohokera nk'uko muri kwibona. Mwabonye ko ari inzu nziza pe. Wow, noneho rero reka tubereke, tugiye mu cyumba cya principal, master bedroom. Ubu turimo turayinjiramo nk'uko muri kubibona. Hanyuma tukiri kuri bya byumba, ushobora gusohokera hano nk'uko muri kubibona. Ushobora gusohokera hano ujya kuri rooftop. Hanyuma tukiva hano urabona ko dusubiye hano muri cya cyumba noneho cya principal, master bedroom. Wow, see the master bedroom. It's a very nice master bedroom. Ni master bedroom nziza cyane nk'uko muri kugera ngo bireba. Icyumba kinini cyane, baricaye baradesigninga, icyumba cyiza cyane. Hanyuma tukiri kuri master bedroom, ifite n'urwambariro rwayo nk'uko muri kwibona. Wawe urwambariro rwayo ni urwambariro rwiza cyane pe. Hanyuma ikiva hano tuhita tuzana no kuri toilette yo mu nzu nk'uko muri kugenda mubireba. Ifite toilette nziza cyane, ifite ibintu byose byiza, nayo batuye. Ni toilette nziza cyane uko muri kugenda mubireba. Ino nzu ni nziza pe, ndayibatuye nanjye nyafite narara nyizanye rwose. Hanyuma tukiva ahangaha muri master bedroom, noneho tugiye kuri rooftop. Ni balko isangiye na rooftop. Urabona ko ari balko nziza uko muri kwibona, uri kureba view, banyerekere view ya Kigali nziza cyane. Reba ifite rwose, ifite rooftop nziza. Urumva ushatse guca hano kujya muri biriya byumba, ushobora kwicira ahangaha utarenze kubangamira abahangaha. Ni inzu nziza pe, ndayibakumbuje, ndayibararikiye ku buryo iyi nzu buramutse umbwiye ngo idi nshaka ko ungeza kuri iyi nzu, ni iminota mike cyane nawe ukigurira rwose. Ni inzu nziza, ifite cyo bita view, banyerekere view y'umujyi wa Kigali, genda ubayereka view nziza cyane rwose. Hanyuma rero amakuru yose muyasanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate, ndetse na Instagram ni Rwanda Real Estate, na Facebook Rwanda Real Estate. Hanyuma rero murakoze, murakarama.